n'amakuru muri gukurikira ku buryo burambuye kuri TVTN. Ngewe nitwa Jean de Dieu Ndakimana, aho muri mu bice byose tubahaye ikaze. Reka twerekeze mu karere ka Rusizi. Nyuma yo kuva mu ishuri akanashaka imburagihe bikamuviramo gusharirwa n'ubuzima, uwitwa Kizimana Vincent y'imyaka 23 wo murenge wa Bugarama aravuga ko kuri ubu yiga mu mwaka w'amashuri wa kane, mwaka w'amashuri yisumbuye, ariko akigana n'imfura ye. Ibyo avuga ko bitamuteye impungenge ndetse n'ikimwaro, kubera ko ngo bimwongerera icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Jean de Dieu Ndayisaba yaduteguriye inkuru irambuye. Ngewe mvuka mu bana 46, kuri mama nkaba ndi umwana wa gatandatu, nkaba ndi umwana wa nyuma, ariko papa akaba atarigeze atwitaho na gatoya. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye Kizimana Vincent ahagarika ishuri ubwo yarageze mu wa kabiri wayisumbuye, aza kwisanga yashatse umugore ku myaka 18. Ubuzima burushaho kuba bubi kuri we mbere yo gusubizwa mu ishuri na Padiri Ingabire Emmanuel uyobora urwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Paulo mu Bugarama, aho uyu munyeshuri n'umwana we bombi bigira ubuntu. Mara kuzana umugore nabayeho mu buzima bugoye, nko gucukura imisarani, nkajya mu ndake, ngacukura imicanga, nkora akazi k'irondo, nakoze irondo muri Kigali imyaka 2. Mubwira ubuzima bwanjye, yumva burashaririye pe. Hanyuma ambaza icyo nifuza, namubwiye ko ikintu nifuza yamfasha kurusha ibindi ari ugusubira mu ishuri nkiga ngewe ubwanjye ngashaka ubuzima. Arabinyemerera, angirira neza. Mubwiza ukuri ko nge naje mfite urugo ndetse mfite n'umwana, ahita mpa amahirwe yuko n'uwo mwana wanjye nawe azakiga ku kigo niga. Uwo mwana ngageze mu wa kabiri nasari, ni umuhanga, ndetse nanjye nubwo mfite urugo ngaruka ngita ku nshingano zo mu rugo, ntibimbuza no gutsinda kuko njya nza muri 7 ba mbere. Yembyuka nza ku ishuri noneho bwaba saa 1:40, madame akazana umwana ku ishuri, arangiza bakahita ajya mu murima. Nimugoroba ngewe iyo abana barangije kwiga, ngewe njya kureba umwana tukajyana mu ishuri ryanjye, ngewe nkiga turi kumwe, tugatana n'umwana wanjye saa 2 za nijoro cyangwa saa 1. Umugore bafitanye abana 2 avuga ko yabanje kwamaganira kuri gusubira mu ishuri k'umugabo we, ngo bitewe nuko abantu bambwira ko umugabo narangiza amashuri atazongera kumwikoza, yiyongeraho ko arafite n'impungenge ku mibereho y'urugo. Binyura mu nduru nyine ndi kumva bitashoka, kuntu yajya ku ishuri, kuntu twabaho, bati siko rero wari utunze urugo urajya ku ishuri bibe gute. Nyine bavugaga yuko tutazaba tukibana kuko niyarangiza kwiga azasohokana n'umukobwa warangije amashuri, bisohokanire kwazaza ntuke mu Cyongereza ntarize ampfunyikire. Niko bakubwiraga? Ako nange nabibona ngo nabizasho ari byo. Narabyakire nta kibazo n'iki ngiki gihari. Naje no gutwara inda y'ura mwana, nabwo nayitwaye ndi kumva ngo basi nyitwaye yava nko mu ishuri tukaguma mu buzima. Nanone arakatiriza nyine tu ariga, aho akazambya ati uramenye Padiri ntazamenye ko twite. Imyigire ye izadufasha kuvana iwabo, tubone yacu parisere, tubone inzu, abana bacu babeho neza. Padiri Ingabire Emmanuel wahaye amahirwe uyu munyeshuri biturutse ku mpano ya korobasi, avuga ko kuba umunyeshuri akanagira inshingano za kibyeyi bitamubuza gutsinda amasomo neza. Ikindi kandi iri shuri ngo rimufasha gutunga urugo rwe kuko bazirikana kandi nta kandi kazagira uretse kwiga. Je muzana ntabwo narinzi ko ari umugabo, narinzi ko ari umwana, ariko ageze aha ku ishuri yaje kumbwira ati ndashaka kukubwira akantu kibanga, ariko mfite ubwoba ushobora kunyica. Ntabwo ngewe ndi kwiyumvisha ukuntu nkubwira ko mfite umwana ntarigeze mbikubwira igihe wangaruriraga. Atunambwira uko wumva nabigenzaho kugira ngo mve mu ishuri, n'uwo mugore namureka n'umwana nkamureka, ariko ikomereza ishuri. Ni umuntu dukeneye muri Saint Paul ngo tugaragarize buri wese ko ubuzima bushaririye butabuza umuntu kugera ku ntego. Ubu rero Vincent we tumuha inkunga y'ifunguro rimutunga, tumuha ibiribwa ajyana mu rugo kugira ngo umuryango uticwa n'inzara. Nta kibazo yagira kirebana n'ifunguro duhari. Uyu munyeshuri uri mu bagera muri 427 bamaze gusubizwa mu ishuri na Padiri Emmanuel, yari mu bakoze ibizamini bya leta soza icyiciro cya mbere cyayisumbuye umwaka ushize, aza no kubitsinda neza, yoherezwa muri Ecole d'Art ku Nyundo, ariko kubera kwanga kujya kure y'urugo ahitamo kuyakomereza muri Saint Paul muko, aho we n'umukobwa we bigira ubuntu. Ariko Vincent agaragariza buri wese waba uri mu buzima bumuteye n'ipfunwe ko ashobora kujya mu bandi agahatana kandi akagera ku byiza. Radio TVTN mu karere ka Rusizi, Jean de Dieu Ndayisaba.